nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ntabwo ari ukuyikunda mu bwoko nyine bimaze igihe nta muntu ufite uri kuyikinisha ariko urabona yituze aba gashaka mu mukino yo sinanagira gukora kwisi reka bikora iki ariko ntabwo nyine niko ibintu biri birimo wenyine ukuntu umukina baramenyeranye cyane pe wansize ubwoya do go umva sorry ndabona kugira ngo tuganire ga hari ikibazo go ntabwo kagenda utakajyana ikibazo yihorera ubwo nyine turihangana ibibazo byayo nyine ntagushyizeho ubwoya ahantu hose nakunde none se akoresa neza today nese gahunda dufite guteka igeze uracyatetse cyangwa bivuye ubu uvuye uvuga ngo ngo guteka ngo nta kibazo wahise ubivamo ashobora ibintu byose biri hariya nizere ko gahunda nyine ngenda ndi kureberera cyangwa dukore vlog nyine ndetse tuyavuga kuri yagize ngo oya nanagufasha ntacyo ariko sinzi kubaho mu buzima bwanjye nsigaye nishimye dore ukuntu kuba kangize ahantu hose ni ukuri narishimye nyine just kubaza mu buzima bwanjye urabona n'iminsi mike tumaranye nyine hari ukuntu ubana n'umuntu ukuvuga okay reka ndebe aho ujya nyine so rero njye ndishimye kuba turi kumwe ni iby'agaciro kubera yuko hari umuntu ushobora kuba muri kumwe ukabona sometimes nta byishimo uri kugiriramo mu bintu muri kugirana uri kwishotora ngaho ngenda urumva sawa okay normally thank you okay none se bye chakona bivuze nyine kujyana imikino nyine to thank you so much thank you so much kabisa at least usininde kandi ni karibu Shangazi wanjye cyangwa bite kakajinga wakarikuye yumva kanze gutyo dore ndabona kaze kakoma imeze bite shana siko najya mishiti na koko oya aiva shanga oya takanoba ndakukubita iyo bakagira ati yaje mu kanya babaraka wavanye kakanoba najyanye sijyana ntabwo nayikora babaruka kuranga gatwara ndaje gatoya anyway nakubwiye ni shangazi wanjye umwe muganira ndaje jana Aja kubona nawe ujya mu ritinya kandi oya ndayitinya amakuru sinzi akwita nde Winnie raho Winnie Ivan muraziranye mwariganye ni byiza Ivan ni umwana mwiza cyane rwose biragaragara pe gusa mukabyarana ko nshaje inzu watetse nta mukobwa ujya umushyitsi namwe ni murarya natwe ntabwo turarya pe gusa nyine usanze ariyo process twari tugiyemo asa washobora guteka kubera kwikira mbona ntabishobora ubwo se nkiza ku gasego gatoya shanga kubona bishimye mwaganiriza mwaganiriza ndabona ufite umushyitsi rwose harya nta gatenge Jeannette yasize kubera iki se igitenge cy'ikigana ayishyireho ugacwa nta gatenge ashyireho sorry we yabwo nagira ngo nyine unyegera ko subuzi ko manshaka ko twegerana bakurikira tu bigenze bite se kumara twishimye oya kira agasego kingaho gacwa nashakaga gufata
Oh, sorry. So wavugaga ibi ngibi? Come on, ariko arambaye nta kibazo afite. Urabona atikwije se? Arikwije pe, ndabona ntabwo yakoze. Umuntu musize hano aka kanya ugeze mu majipo. Nese aka kanya ugeze mu majipo aka kanya mu majipo. Ikintu kimwe mvuze mwana wa. Ubu aka kanya mvuye hano njyanye imbwa ugeze mu majipo urimo. Oya no kuri nuko mu muti agasego hari ikintu kimwe mvuze nkavuga nawe mu hagatenge. Hano tugiye misiri. Muzane ndi bahiri. Oya nenze kuri muri wegamiye. Aje kakafate gutya. Ndazote sayiba. Nziza ahubwo se mwibwiranye se? Oya, agento. Ashobora kuba agira umujinya. Oya nta kibazo. Nta mujinya agira aho. Uyu rero bamwita Wini. Yambwiye yitwa Wini. Yabembwiye. Akoreze ko ari byo yakubwiye gusa. Ntabindi. Namaje niba mwariganye arambwira ngo birasa. Oya. Ko mwiganye. Actually ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Ntabwo ari inshuti, ntabwo ari iki. Nyine ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye muri aka kanya. Bivuze ngo mu minsi iri imbere amaye ntako se wagiye umira mu nduru. Mu magambo asobanutse ni inshuti yawe? Ntabwo ari inshuti yanjye. Aka kanya tuvugana ni kopine wanjye. Ushatse kuvuga sheri? Sheri. Urabona ukuntu mba naguhitiyemo neza reba ukuntu ateye. Ni uko wenda nta mpagurutse mu cyubahiro bye. Bangahe se? Bangahe? Bangahe? What do you mean bangahe? N'uyu wenyine. Uzamugira umugore se? Cyangwa nyine n'uwo kuza kwitiza igihe Jeannette adahari? Kuki? Ushobora kuba unaniwe ubundi bigeze by'amaguru ubuke unijye kwicara mujya ku indi se. Ibintu mbwiye Aiva hano harimo iki cyo kurya ndashonje pe. Ibintu mbwiye binteye n'icyaha. We nese baretse amazi ndera muri firigo yawe niba ntakirimo. Aziko mbanzi no ujya muzi n'ibyo bintu n'abantu babihuriye ni ikintu nyine ni Aiva ntabwo nakubwira ntabwo mwatetse ngira ngo batetse shanga umva kubwira niba mutatetse rero kugira indazi n'ibyo nta kibazo bijye no kurumva nta sahane nabona reba aho ngaho irimo hehe se aho urumva yagize ikibazo akora accident akagusha umukanya urumva yahise agenda avanga ibintu byose abo bakora inshuti ze rero urumva baramuvuye nyuma no kuko inzara mfite ura niki nawe nta bigera atakubwira ngo bisubiremo ko yabyibagiwe uravuga no nibyo twaganiraga n'umushiti wacu n'umushiti wacu twaganiraga naguhaye rata Nise ko ubuze kuzana ikirahure akushanga sese gake se nk'amama umurani byane nakubwiraga nuko rata nande kumubwira nyine uburyo witonda uri umuntu mwiza nta n'ikibazo kigira ntakumbeshe uko mbona ko niko ndi fashanze Sheri ugomba kwakira ubuzima bwose usanze muri se ko ari abacu twabajugunya se buriya n'ikimenyimenyi ndamutse mubaje nk'ibintu yaramutse avuga bwa mbere aza hano injira ntabyamenye nturebe ubusubaye iki ese shanga bya bintu wabwira gukinjira hano uri murambwira ngo ntabwo nibuka nari ndimo nkubaza ngo nuwo kwifashisha mu gihe Jeannette adahari siko umuntu udashaka kuzuza akose nimo ngo wuzuze okay akose shyira unese wamuyobora bitunze kandi ikindi urabona turi kuganira narihaye wamuhungu akenye n'inda zigenda mu cyuma base tugana n'abase kugenda umusangwa ndetse ndi Jeannette anga ndigese hajya wa wundi mwaje gusanga ari mwene wanyu yitwaga akose nde indi yitwaga nde umwatukuraga inkwaje imufite inyota aya ejo ukuvuga ngo bitse kunywesha amaji cyangwa se amufata yawe ntabwo mwibuka inde se ariko w'inzobe utukura cyane ufite utuntu tw'amaraso mu maso
ariko ukunda inzobe ako se indese kandi ubundi bajyaga bavuga ngo abagabo b'inzobe bakunda abagore b'ibikara ariko guhera nibutse n'undi ibuka wa wundi wari ufite ubwanwa indese umwari sekretari wawe igete ako nyumvira no kuri kwima mubizi kuri ifanta nabonye ko ari nyiyakira mushuma akira mbabara iva ntise ufite iki kibazo mwongere fanta sundi kucyumbuza kuvuga waretse umwana akaza muruzi aruzi neza ko atari ikize ngiye ubwo mirukana nawe kwa muganga bavuze yuko nzajya nkurinda ahantu hicaye hateraniye abantu harenze umwe nibone ninjye bakoze amakosa kwa muganga sari kwijijisha ibiki ntago ari ngombwa ko nanjye kuvuga ibya haguruka ayiva ngombwa kwa muganga nyanyo rya wabyibuka se nyine kubura aho ngaho wasaza ntago ubyibuka se jewe kaboyire kwa muganga ntabwo nubwo giye ukubintu byabanje ese nje wavugaga uyu ubwo nibagirwa ibindi mva ibintu nibuka ko sekretari wawe yari inzobe afite ubuntu bw'ubwanwa nibuka ko uwa kabiri basanze ari mwene wanyu kandi nawe waragize sekretari ryari ngiye ndibuka wa wundi mama we baba we nguna hano uretse ko ntwara gutyo ayiva none se umva nkubwira ikinzanye ibindi tubyihorere uwo mwanya uganire dore ko amatwi ari mu rupfa tumva wow ndanije kukubwira ngo iyi ni integuza ya nyuma ejo nzazana ibikapu ako se njyewe singiye kwicwa n'agahinda none se njyewe uri muri amenyesha cyangwa mfite kubifataho umwanzuro nta mwanzuro wafata njyewe ejo nzaza kuko ntabwo mfite kwihambira kuri Eric nabyumvise uri kunyumva neza Eric nyine njyewe ndahukana ngaho nimuganire ariko bimenye ko nahukana niyo yimenye simbona umushyitsi wawe wamwemye muko zukuno umugore ni mwiza numvase ugenda gutya ukomeje urabona akanuza kari hanze ndaje tuvugane agake hari cyo kurya cyane kitera amandazi kusikore muri inzu yigeze ubura n'ibyo ko Jeanette asa indese ni umugore ufite inyuma no gutangutse ngo kurebe abwirwa benshi akabemeye buriya nyine niko yakira abantu uri inshuti zanjye noneho iyo zimubonye ziba zibiza ari zisa n'ambaye gusa hano majya kumuhisha mu nzu muri makeya nyine urumva nibira nakubwiraga afite ikibazo ntugire ikintu kimufata seri ariko nyine nawe wabonye ko atari muzima wabonye ko atari muzima okay ahubwo nyine agira amahane mu buzima busanzwe ariko ntakuri yatubonanye umunsi ukurikiye itaza akakwakira neza ese amandazi ubonye bwa mbere none buriya uburezi n'umugabo we nyine hari ukuntu umugabo wambwira ibibazo byinshi nkakora wumvishe ko biraga ibyo kwahukana nabyo ni ukuri afite umugabo ariko umugabo ahora amuziritse ni umuntu udashobotse aterana amabuye ajya kurwana n'abaturanyi rero urumva icyo nari ndimo ngamirije kukumvisha no kugira ngo ibyaha bigiye hano ataza kubiha agaciro nyine ariko urabizi ko mu bintu by'imiryango byose noneho na bya bintu nakubwiraga by'imiryango yanjye nabyo birimo ariko buriya nta mutima mubi ko amandazi afite umuse mwana wasimbutse arahita kuri botike ukangurira andi mandazi njyewe se uyu mukobwa aho se kwera umuntu araba atanazi na karitsiye aramenya njyewe ahubwo reka nkubwirire neza zamu ajye kubikuzana okay njyewe muzamuze bitobanga akongera kagasuzugura muhungu ese urishoba gute ko atari buze wabitobanga uko biri arabyubaha ubundi ninjye uhagarariye nyoko bukwe uyu nta nyina agira nyina dore yarahomoye nawe ntabwo tuzi yaje avuga n'ibintu nateganyije kumubwira wenda ngiye kumupropose ibindi nakubwiye mbere byose ni ukuri ariko nibyo mvuze ni ukuri kubera ko nyina ntabwo tuzi aho ari ibiki se wavuze ufite abagore bane akabaje ari uwa gatanu ariko se urankunda sheri wanjye kujya hakoze nk'ibyo bintu warabikuye ntayo mateka uba warayasomye njyewe ngira abagore afite se witwa nakore ku ngo mwihorera ikintu cyambabaje ni ukuntu nyine natwe ubundi kwasaza mpa amafaranga y'iki se kandi zona njye guhaha umushyitsi arye yewe yabo ujya wongeza amata birahari reka nteke mukomo kandi nzari takwicara mu ujya mu gikoni twipangira ibintu byacu ajye kuza ajye guteka kuko twari twabipanze ugiye guteka mama
tugendera tujye kwiteka tugende tujye guteka none se ni wamuzanye mureke tujye guteka ko ntari bugende ese ni ngombwa cicara nyine utegereze ujye kurya nanjye ndicaye jya guteka akose cyangwa urate nkunde gutyo tubyumvikaneho hano si ikibazo kiri he ikibazo kiri he kukureba urumva ari ikibazo kirimo wabenze gute nuta Jeannette Jeannette ni umwana witondana umugore mwiza cyane ni mama w'abana utabona natuje basi yabyumvise isubire mu mirimo yawe wari urimo konje ukazagira undi unyereka si uyu nguyu uvuze ayiva ntabwo ku izina ry'imana ese niko numva ivuga wagira ngo ngewe nimunanirukanka mu bakobwa kwirukankamo gusa iyo ugarura nyina w'abana se Jeannette ubundi ari hehe utangiye kuzana abandi Jeannette ari ako kumubwira aho kagoye uretse ko ndi bugusubiza mu ntuza kagoyire ese ubwo uretse wowe utumye ngira uretse ko ndi bugusubiza mu kigo hariya indera bakongera bakajya gucekinga ko ibintu byaciyemo jyewe ndi umusazi watumbitse udutama shade manye noneho rwose nta mfite ikibazo hari ahantu ko hadasa neza wajya asa ukahakora neza ariko ntibyari ntakora kukubwira ko ntameze neza ukambwira ngo ninkore hari aha n'iryari se ubona hari umunsi wari murabona hano ntakubuye cyangwa urabona kuntuka mbona itamo rihengetse mushaka kuntuka kambugonge da cyangwa utera umugongo uzi teta ibintu ambwiye ubundi famiye yanjye bameze niyo mpamvu musatse mu nzu mwiruka kagira inkuru n'umunwa yibara mwari mugiye kuvuga ibiki mukobwa kuki ubundi mwatinye kuvuga numva teta ambwire ngo harana afite umwana ngo ariko uraseka asebye maye ndakubwira ikibazo warangiza ugaseka se mu by'ukuri nicyo cyatumye urakara inzobe nkaba mbona yakajugu urumva gishimishije ese urumva ari ibintu birenze Demayi reba imyaka nkundanye na Arana reba intambara zose twacanye amishe ko afite umwana rega ndabona wawe wagira ngo warunabizi nizi kudatunguwe nkungurwa n'iki se sinzanzwe mbizi nsanzwe mbizi ibyo ngibyo nanjye ngo Demayi arankunda ngo Demayi na Dema nkubwize kuri ibyo bintu ntabwo bandi gucishijemo gute se nese kuki utabimbwiye basi ko nari no kumenya basi kuno nitwara umve dore nanjye mbimenye vuba ubumve yo tiri no mu matwi yawe vutu mbikubwire aho kugira ngo babare binturutseho ntiwababara biturutse ku wundi ahubwo ukanyisha inama ngiye nkakubwira ngo komera ndetse ko nta n'icyo gukomera gihari ikintu naje kumenya nta mugabo banza ariko byanditswe simbizi cyangwa ari umuvumo nta mugabo ujya gushaka adafite umwana hanze bo bazi ubwenge barabanza bakesera bakareba ko babyara reka rero nkubwire ngewe sinshaka gushaka umugabo ufite umwana wabya ikisi nukuvuze ntiwashaka umugabo ufite umwana cyane ubu byarangiye hanyuma musaza wawe afite iki afite inoshiri mu gasozi cyangwa n'umwana njye simbana nawe so wari umpendahenda ngo ningume mu rugo ngo mbane nawe so wabimbwiye wamugana ikintu umaze kubona cyo agaha kari kundi karahandurika njye wumvaga ko nta kibazo na kimwe afite wowe wari unakuze hanyuma se wowe iyi ni tente iri kuri mu mutwe ntabwo ari imvi ako ngewe nubwo nkuze ariko ntabwo nari nkuze nkawe ubwo turareba ufite imvi umva reka nkugire inama siyo washakaga nanjye nihanganiye kuba musaza wawe afite umwana ndetse haraniwe umwana aracyari mutoya noneho umusaza wawe afite umwana w'imyaka 15 ibyo byo kuvuga ngo harane umwana aracyari muto ntago na nizi saha araninzi twacanye mu bintu bikomeye Demayi ntago na n'ubu ngubu mu mutwe wanjye ntago ndabyiyumvisha ntago bishoboka ariko kirya abandi bakirya kigataka ngiye ko naje muri uru rugo nkabusanga si wambaye hafi nagufashe neza kuki ngiye utigeze umbwira ko umusaza wawe afite umwana ngo niyarure hakiri kare se ko byari ibyanyu nari kubyivanga none se jye nivanze mu byanyu gute akora inshuti yanjye none ngiye uranyanga naje ahangaho ndeba niwe muntu wampumurije niwe muntu wankuriye buri kimwe basi ngangira inama okay ahubwo reka dukora ubwumvikane nta by'inama tubigire n'itegeko ntabwo ndi kuvuga kugira ngo nanjye nturize muri uru rugo kuko umwana naramwemeye naranabyemeye
nawe genda turize kwa Arani mu bandi. Njye ntabwo bishoboka. Nugenda nanjye numwe tabana nanjye ndaruvamo. Ndaruvamo. Nanjye uwo mwana azumurere nka mushikiwe. Nanjye ngi kubana na Arani mwisengeneza wanjye. Nawe murerere namenyereye kubarerera. Ubwo nanjye musaza wawe mugumana. Cyangwa wemereye Arani. Ntabwo nshobora kwemera Arani afite umwana. Ngaho shimisha ibintu yampishe. Shimisha musaza wawe. Ntahora kubuza kujya kwa Arani. Kwanza tubyihorere. Ndumva no kukugisha inama nta n'ikintu bimaze tubyihorere. Nzategereza nzarebe njye nivugane na Arani. Ikiza nuko atari we wabikwibwiriye. Ukabibwirwa na teta. Ariko nta nubwo yakubeshya. Ni ibyanyabyo. Birambabaje. Byambabaje. Nawe urugendo byari. Ariko ibaze nk'ibyo bintu. Uraje asanzwe twicanye n'umuntu ntamuzi aratangiye. Jeannette, wandi ufite ubwanwa bimije. None mbaze sibyahise ndavuga sikaboyire aka kanya arasaze. Ariko nyine kwa komanze ko ibyo vuga ari ukuri. Nyine girlfriend ari hano nkamuhindura umusaza. Je unamujyanye ndera avayo muvuga ko yakubise umutwe hasi yakoze. Kwibwira uwo mukobwa. Umunsi Gaboyire yamenye yuko namwise nyine yarabyumvaga ariko akabazi ko ibyo byanjye mba ndimo ndamusereza nyine. Cyangwa uri kuvuga n'undi muntu. Yarabizi ko ari. Ariko nanjye ikibazo nari mfite ariko ibaza no kwikoma. Umuntu murimo uravugana harimo ibintu wamuhishe harimo ibintu utaramubwira araje yicaye hano. Afite cya gicupa kinini cya fanta cya orange ari kuvuga amagambo. Uyu nguyu waramuhitanye umwana uyu ni mwabyaranye wisi nabafashe yagera kuvuga ko twari mbese wowe ubereze zenge shangazi umuha gahunda yo kuza hano ziko ufite umukobwa shangazi amaze iminsi aza hano afite ikibazo nk'icyaha uri kumva aho ugeze haraganiriye none se murajya mbigenze nagiye kubona mbona umuntu yakomanza akiza nese nifata mu maso ndavuga ati karabaye ko byagenda kose umwana yavuye hano umwana yavuye hano azi yuko mu muryango wacu dufite iki abasazi ndamubwira se regurira n'ubundi ntazamubwira kangira gute ariko namubwira ati se wakihaye akabanga none se ngo aretse basi ngagenda mvuze bya bintu bikisi uburyo wabyaranye na Jeannette na Jesse shangazi ndamukunda ya boro byarambabaje none umukobwa navuze se umukobwa none yo azemera no kugira ibyo dupanga buno umuryango wose ari abasazi noneho none yibaza umunsi bahuye ari seri none se ko numvisha ahubwo none ashaka kuza kuba hano kandi rubizi ko nta namuhakanira nagira hano noneho bizagenda bite neza uwo mukobwa we reka ngubaze ubwirwa n'icyo cyane nari nigize imana niboneye umwana mwiza nta bintu byinshi agira nyine urumva ariko ndikubwiza ukuri niko ko n'umuntu agerageza amahirwe akavuga ati urukundo ariko kumanamo nese kamubaze ubundi uretse ko shangazo umugira umusazi ibyo yavugaga sibyo reba Jesse reba rege nese umuntu nese kamubwiza ukuri niba narahiriwe mu nzira ngera urukundo mujya mbigenze nese nzabe none ipedi se watuje ukarera abana kandi nuje nese urabona ameze nk'umuntu ufite impumu udatuje ubu urashaka kuzana umugore muri bano bana none abana bagira mukase ngiye ikintu ngiye gukora nuko nzamushyiriraho icyumba nkamushyiraho icyuma nanjye nkajya none ugishyiraho kagoyire yagize ngo ni umukobwa nzamushyiraho icyumba cye hanze y'inzu azajya kiraramo akora ibyo akora byose atagira mu nzu kuko ntabwo nazamushobora nyine ibibazo umuntu usanga ufite umushyitsi nta muzi ntazi icyo mupanga ntazi akaza akavuga amagambo angana gutyo noneho ngo ni igicupa cya fanta ariko ubu nabuze n'ukuntu mbigenza nahise ubu ndamwirukana se nahise biragenda bita kuzi intambara yawe yakagoyire ubu biragenda bita kuko ubwo ubu ngiye rero reka mubwire wenda ntabwo ari ukuba mwanga cyangwa iki ariko shangaza arakabya kwigira umuntu mutoya arakabya kudafata imyanzuro umuntu w'imyaka 40 ubundi wasanga yarakubise umutwe hasi ndabimubwira we ntacyo ubwo yakubise hasi akurera mbona nyamara akaburo kaburamo ese umuntu ungana mu myaka 40 ese undi kubyara ni ikibazo amana cyane cyo ni ikibazo njye mbona ari ubishaka arabishaka byaye urundi ubona yabyara yaba yaracuze ariko ngewe none umbe njye mubwize n'ukuri shangaze ntabwo abakibyara ngiye nzanabimubaza wagenda iki kigaragaza akavuga 20 yewe yaranabimbwiye afite 42 umva ubwira biba nunamwemerera kuza hano uzabesera ibintu byo kuzana nese namuma ariko se uramuntu ageza asari mwihorere cyangwa tujya mu ariko ngiye ari ikintu nshaka kumubaza kimwe ndashaka kumubaza niba ataracuze ndaza kubimubaza ubu ndamushaka
umva se mubwire nyine uwo mukobwa se tugaherwa mvuye nawe ese kandi aka kanya wowe ngomba kugushimira shanda kuzi utanshimira se bikagenda bite tukamwanga we nande njyewe na Ivan musaza wanjye tukamwanga uwo muntu uzaza mu bana bacu ukuntu ameze se ameze ati yarutaririza yaruta Jeannette yewe rero nanjye ubwanjye imitungo yanjye ndenda kuhashirira uretse ko ntacyo nzamugunyamo ntumbwire ko n'ubu ngubu gihonga abakobwa amafaranga ngo iki se kuri umwana gusohokana ko nanaye amuhaka yanjye ubu yaraje abona iki kizaravuga ati wowe uyu ndamubariye ko oya sase nibyo ni umwana witonda kabisa unakunda abantu nimurahura muzahita muhuza ubu yarakubariye umva yiva cyakoza n'ushaka n'undi mukobwa yewe sinshaka se uzabanza urebe ko akunda abana bawe byibuze oya ariko ntabwo yabanga ngenda namubwije ukuri arambwira ati n'ubwa mbere umutipe amubwije ukuri njyewe ubu ko mfite abana ngati nta kibazo wakunze umuntu urega umwana uba kigaragaza nyine ntumbeshye turi inshuti ndakuzi kunyumvira mu kibazo mbashishijwe amana arahindutse ese ubwo muntu tumaranye igihe gitoya urumva ari ibintu byakwihutirwa Iva wowe mbwira mwana ntabirenze ntabwo biraba nta n'ibyo ndi gupanga njyewe reka mubwire nshakire ikigabo pe kweki aho tita uruzuye nduzuye kandi ibintu mubwira ndiseriye ndashaka unshakire pasi ikigabo cyiza kinyitaho kizajya hanyuma se umugabo wawe iby'umugabo wanjye bireke nta nubwo kandi agomba kubimenya ariko nanjye ntabwo ndi bujye kujya nakubye biboro nta nubwo njye mbikora biza nese ko nyine ubwo se Benjamin byumvise ko ari njye gushakiye abagabo nyine ni umuha abagabo ibyo biboro nta nubwo nagatekereje yuko wizeye ntabwo mfite nizeye okay umva rero mubwire ikintu kintu kandi noneho ikintu uvuze ndi seriye utazajya ubonaho ushyigikira byavuye byagiye shayiva ntakubeshye njye mwifitiye n'ubwoba ubwoba bw'iki mani karinganire yarakaye bro noneho nawe waratuje ntushaka kuvugana na Jeannette yari ndabikubaza ukahita undakarira umunsi karinganire yaje hano teta reka ngose nyine uretse nabyumvise yambwiye reka musubize mu magambo agira gutya yewe nawe ugomba kuganira ikintu kimwe ntabwo ariko nanone ugomba kungira inama mu buryo mbana n'umugore wanjye ese ubundi mubizi gute niba umugore wanjye atari mu karuhuka atari ku mazi ngende kukubwira uburyo nabonye karinganira neza none se wamwihoreye uri tayari kazaza mugafatana mu mashati nese njye ndavuga ko mwumva n'imindi imbere allo cyangwa karinganira kikagukuba kuba ari papa wa musore ariko nta muntu ukinga mu buzima ku buryo ashaka kuza kumva ngo nkore iki ikindi iki kiganiro tugifungiye aha ngaha nizere yuko nta kintu kibazo ufite okay maze ugatsinda iyo umuntu akubwira ibintu by'amakosa nuko ibyo bintu ntabwo nshaka ko tubiganiraho kuko nta kintu kirimo rwose akazi kawe natumikaga sawa ngende se kanembo nyagurutse ntabwo nsumerekeza mfite ibyo nari ngiyemo hariya cyangwa ntugashake kumva kumva hari aho utazi oya kanjye kureba Iva nta muntu urimo niba ushaka uri kugende neza ariko wigenda nyine ndekura ngende nise wakwicara aho ngaho ndashaka kugenda none ntabwo mbishaka no n'iwanjye ibyo twaganiraga n'ibyarangiye nyine kanahe nise inzira se kandi rero ndaca hano mu gikari reba abo bakobwa bahazanye muri iyi nzu we